Yes, mbahaye ikaze nanone kuri Irika TV, ndabakunda cyane ndabishimira, ndashimira abo wakoze subscribe, ndashimira nawe bana natwe buri munsi. Kanda subscribe kugira ngo tubane muri byinshi, kandi like niba inkuru zacu uba wazikunze, ushyireho comment y'icyo wifuza ndetse utwereke niba ibyo twakoze wabikunze. Imana ibampere umugisha, ibahe byinshi bitandukanye, icyo wifuza ikiguheremo umugisha, irambure ibiganza byawe ibihire kandi ibihe umugisha. Imana ikwagurire amarembo muri byose. Abahanga mu bijyanye no kumenya umuntu, abasizi ndetse n'abahanzi ni gake uzabona bahurira ku ijambo cyangwa se ku ngingo urukundo bakarihurizaho. Aha ni naho benshi bahera bavuga ko urukundo nta muntu uruzi cyangwa warusobanura uretse uwahiriwe narwo cyangwa se uwahiriwe muri rwo. Abahanga kandi nanone bavuga ko urukundo bigoye kurusobanura, gusa bamwe bagerageza kurusobanura ko ari amarangamutima adasanzwe, intekerezo, ibyiyumviro bidasanzwe, kubaha umuntu agirira mugenzi we. Bakavuga ko kandi ibyo byose uwakunze abigira atitaye ku mico, imyitwarire y'uwo yakunze cyangwa se uburanga bwe. Bavuga ko kandi urukundo umuntu ashobora kurugirira ibindi bintu bitandukanye. Aha twavuga nk'aho umuntu ashobora gukunda ikintu runaka cyangwa se inyamaswa n'ibindi byinshi. Urukundo mu myaka myinshi yashize cyangwa se yatambutse rwabaye ingingo yagiye igarukwaho kenshi mu bantu benshi kandi kenshi cyane mu bantu batandukanye, harimo abafilozofe, abanditsi, abasizi n'abahanga, abahanzi ndetse n'abandi benshi. Bityo nanjye akaba ari byo binzanye kugira ngo ndugarukeho. Ijambo gukunda cyangwa se ijambo ndagukunda usanga benshi baragiye bariha ubusobanuro bwinshi butandukanye. Yewe hari n'inkuru nyinshi zagiye zirikorwaho zigiye zitandukanye zikumvikana mu matwi y'abantu benshi ku isi hose. Aha twavuga nk'inkuru ya Romeo na Juliet yanditswe na William Shakespeare, inkuru ya Titanic cyangwa se Jack na Rose. Izi zombi zaje no kwamamara ndetse zigakinwamo na filime, indirimbo n'ibindi byinshi. Ndetse izi abenshi bagiye bavuga yuko zabayeho cyangwa se ari ibitekerezo, bityo bakananirwa kuzihurizaho ngo bamenye ukuri kwazo. Ariko ubu ngubu hari inkuru yabaye kimomo cyangwa se yafashe isi yose y'urukundo rudasanzwe rw'abajura babiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakundanye karahava ndetse bakundana mu mafuti, mu byaha, mu bintu byinshi bitandukanye. Aba ni Bonnie na Clyde bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru yasakaye ku isi hose, mu bitangazamakuru, mu mafilime, mu bisigo, mu ndirimbo ndetse no mu bindi byinshi. Umukobwa witwaga Bonnie Elizabeth Parker yavutse tariki ya mbere Ukwakira mu 1910 muri Rowan, leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu yari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Se umubyara yari umwubatsi, yaje kwitaba Imana ubwo Bonnie yari afite imyaka 4 gusa. Naho nyina witwaga Emma Parker, nyuma y'uko ise yaje kwitaba Imana, yaje kwimurira umuryango we mu mujyi wa Cement mu burasirazuba bwa Dallas. Bonamaze gukura yaje kuvamo umusizi mwiza cyane, umwanditsi w'imivugo myinshi cyane. Twavuga nka The Story of Suicide, Salana, The Tree's End. Uyu mukobwa yanakundaga gusoma inkuru z'urukundo cyangwa se romance novel. Ubwo yarageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, Bonnie yaje guhura na Roy Thornton. Nyuma yaho gato aba bombi baje kuva mu ishuri, baza no kurushinga tariki 25 kwezi kwa 9 mu 1926. Iminsi 6 mbere y'uko yizihiza isabukuru y'amavuko y'imyaka 16. Uyu mugabo we Roy yaje kujyanwa muri gereza aho yakatiwe imyaka igera kuri 5, aho yashinjwaga icyaha cy'ubujura ahagana mu mwaka w'1933. Thornton wari umugabo wa Bonnie yaje kwitaba Imana tariki 3 z'ukwezi kwa 10 mu 1937, ubwo yaraswaga agerageza gutoroka gereza ya Houston State Prison. Nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo
we Bonnie yaje gusubira muri Dallas kubana na nyina umubyara. Naho Clyde Chestnut Barrow yavutse ku wa 24 mu kwezi kwa gatatu mu 1909 mu mujyi wa Ellis County muri leta ya Texas. Clyde yari umwana wa gatanu mu bana mu muryango w'abana barindwi. Umuryango wabo wari abakene b'abahinzi. Ababyeyi be bari Henry Basil Barrow na Kami Talita Walker. Clyde n'umuryango we baje gutura muri Dallas ahagana mu 1920, aho baje mu gace mu burengerazuba bw'uyu mujyi hari hatuwe n'abantu b'amikoro make cyangwa se abafite ubushobozi buke cyangwa abakene. Uyu musore yagiye afungwa cyane nko mu mwaka w'1926 ku myaka 17 gusa y'amavuko, aho yaje gutabwa muri yombi na polisi ubwo yageragezaga gucika, aho yari akurikiranyweho icyaha cyo gutinda gutirura imodoka yari yakodesheje. Nyuma yaho gato nabwo yaje kongera gufatirwa mu bujura hamwe n'umuvandimwe we Baka Barrow. Uretse ubu bujura yakoze na nyuma yaho kuva mu 1927 kugeza mu 1929 yagiye afatirwa mu bujura butandukanye, harimo nko gufungura imitamenwa, kwiba mu maduka no kwiba imodoka. Nkwibutse ko aha hari muri leta ya Dallas, aho umuryango wa Bonnie Parker wari utuye ndetse na Clyde Barrow bari batuye. Aba rero ntibari baziranye, gusa nyuma baje guhura. Aba bombi baje guhura mu kwezi kwa mbere mu 1930 mu rugo rw'inshuti ya Barrow, Clyde, muri leta ya Dallas. Clyde yari afite imyaka 20 naho Bonnie yari afite imyaka 19 y'amavuko. Aba bombi nibwo baje guhura, barahuza, bahuza umubano, bakora ibikorwa byinshi bitandukanye, isi irahagarara, Amerika yose irabyuka. Nyuma yaho gato uyu musore yaje kujyanwa muri gereza ashinjwa ubujura. Ubwo yari ari muri gereza yagerageje gutoroka akoresheje imbunda yari yashakiwe na Bonnie, gusa nyuma yo kugerageza gutoroka yaje gufatwa asubizwa muri gereza. Uyu Clyde yaje gusohoka muri gereza mu kwezi kwa kabiri mu 1932, gusa nyuma yo gusohoka muri gereza aba bombi baje kujya bafatanya mu byaha byinshi bitandukanye. Nyuma gato mu 1932 n'ubundi baje kujya bagendana n'umusore witwaga Raymond Hamilton, aho ubujura bwabo bakoreshaga intwaro. Uyu Hamilton yaje kubavamo aho mu kwezi kwa 12 mu 1932 yaje gusimburwa n'uwitwa William Daniel Jones. Umwe mu bavandimwe ba Clyde Barrow, Ivan Barrow, yari afungiye muri gereza ya Texas State Prison. Yaje kurekurwa tariki 3 mu kwezi kwa gatatu mu 1933 nyuma y'imbabazi yahawe na guverineri wa leta ya Texas. Nyuma yo kuva muri gereza yaje kwihuza n'umuvandimwe we mu gukora ibyaha by'ubujura. Ntibyatinze n'umugore we Blanche nawe yaje kwihuza nabo, bakora itsinda ry'abantu 5, ni ukuvuga Bonnie, Clyde, Ivan, Blanche umugore we na Daniel Jones twavuze haruguru. Iri tsinda ryabo ryakoze ubujura bwinshi butandukanye, aho wasangaga bahora mu bitangazamakuru bitandukanye. Polisi yagiye ibahiga kenshi bakayicika, gusa nko ku itariki 3 mu kwezi kwa karindwi mu 1933 mu mujyi wa Iowa baje kurasana na polisi, aho Buck Barrow umuvandimwe wa Clyde yaje gukomereka bikabije, naho umugore we Blanche yaje gutabwa muri yombi na polisi. Daniel Jones mu kwezi kwa 12 muri uwo mwaka n'ubundi mu 1933 yaje gutabwa muri yombi na polisi muri Houston muri leta ya Texas. Nyuma y'uko iri tsinda ryagiye rihura n'inzitizi nyinshi zitandukanye rikagenda rinagabanyuka, ni nabwo Bonnie na Clyde bakomeje gukora ibikorwa byabo by'ubujura ari babiri gusa. Aha twavuga nko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu 1933 polisi yo muri Dallas, Texas yateze aba bombi agatego ngo bafatwe mu gace ka Prairie, gusa baje guca polisi muri humye ubwo yabaminjiragaho urufaya rw'amasasu, nibwo baje kwiba imodoka berekeza muri Miami muri leta ya Oklahoma. Nyuma yaho baje gukomeza ubujura bwabo. Aha twavuga nko ku tariki ya mbere mu 1900 tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 1934 baje bateye bakaniba umuturage wo mu gace ka Shreveport muri Louisiana.
Ku itariki 16 n'ubundi muri uko kwezi kwa mbere mu 1934 aba bombi bacikishije imfungwa zigera muri eshanu muri gereza ya Eastern State Prison. Muri izi mfungwa eshanu harimo Raymond Hamilton wigeze kuba mu itsinda ryabo. Mu gihe bacikishaga izi mfungwa nibwo baje kurasana n'abacungagereza. Izi mfungwa zaje kurasa abacungagereza bageze kuri babiri bakoresheje imbunda zo mu bwoko bwa automatic pistols. Mu gucika kwabo bafashwaga na Clyde wari ufite imbunda yo mu bwoko bwa machine gun. Aba bombi bakomeje gukora urugomo rwinshi rutandukanye. Aha twavuga nko mu 1934 ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane baje gushyamirana n'abakozi babiri bakoraga kuri sitasiyo ya essence muri Grapneville muri leta ya Texas. Nibwo polisi yahageze igerageza kubambura imbunda, bahita barasa bamwe mu bapolisi bari aho. Ibi bikimara kuba rero, ikigo gishinzwe iperereza muri Amerika FBI cyangwa se Federal Bureau of Investigation cyatangiye kubahiga bukware kubera ibyaha byinshi bitandukanye bari bakurikiranweho. Aho mu kubashakisha bakoreshaga ibipapuro biriho amafoto yabo, ibikumwe byabo cyangwa se fingerprints n'ibindi byinshi bitandukanye muri leta zose za Amerika. Abakozi ba FBI bakomeje igikorwa cyo kubashakisha nibwo baje guhabwa amakuru na bamwe mu baturage bo muri leta ya Louisiana. Amakuru avuga yuko bibye imodoka berekeza muri leta ya New Orleans. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane mu 1934 mu iperereza ryakozwe n'abakozi ba FBI muri Houston, Louisiana, bamenye amakuru ko aba bombi baherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'aka gace ka Houston. Ku itariki 23 mu kwezi kwa gatanu uwo mwaka n'ubundi nibwo abapolisi bo muri leta ya Louisiana bafatanije n'abo muri leta ya Texas bamenye amakuru yuko aba baherereye hafi y'agace ka Sales muri Louisiana. Nibwo babateza agaco mu gihuru. Bidatinze kuri uwo munsi ku manywa y'ihangu nibwo aba bombi baje kugaragara bari mu modoka. Bakimara guhura na polisi bagerageje guhunga ariko bibabera iby'ubusa. Polisi yabaminjiyemo urufaya rw'amasasu birangira bahasize ubuzima. Ibintu by'ingenzi rero byaranze aba bombi nuko Bonnie yapfuye acyambaye impeta y'uwahoze ari umugabo we twavuze haruguru witwa Roy Thornton. Naho Clyde yagerageje kujya mu gisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi US Navy ariko ntibamwemerera. Aba bombi nubwo bakoraga ubujura ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye mu buryo bwinshi butandukanye, kwiba banki ntabwo bigeze babikora. Clyde ubwo yari muri gereza yikuyeho amano abiri agira ngo adakora imwe mu mirimo yo muri gereza. Bonnie na Clyde bifuzaga ko aba bombi bazashyingurwa hamwe ariko nyuma bashyinguwe ahantu hatandukanye. Aba bombi babaye ibyamamare bitandukanye aho inkuru yabo yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye, ibitabo, indirimbo, filime n'ibindi byinshi. Aha twavuga nka filime yakinwe yitwa The Bonnie Parker Story yo mu 1958, Bonnie and Clyde yo mu 1967, The Highwaymen yo mu 2019, amafilime y'uruhererekane aca kuri TV series harimo nka Bonnie and Clyde, The True Story yo mu 1992, Time Watch yo mu 2009 n'izindi nyinshi zitandukanye. Urakoze cyane, ndagushimira wowe wakoze subscribe, ndagushimira wowe wabanye nanjye tukaba tugeze ku musozo w'iyi nkuru. Imana iguhe umugisha, Imana ikwagurire amarembo, Imana igutize ibiganza byiza, Imana iguhe guhirwa mu byo ukora byose, wagukirwe n'ibyo wifuza byose, uhirwe nabyo, utere imbere, ibyiza bikurange.